Murakaza neza kuri MD Empire TV. Uyu munsi turi buvuge ku kintu cyangwa ku bintu buri muntu ushaka kwinjira muri YouTube Partner Program akenera amasaha ibihumbi bine yo kurebwa. Nibyo bigufungurira inzira yo kuba wamumonetize, ariko se ni gute wabigeraho vuba vuba kandi mu buryo bworoshye? Reka dusangire aya mayeri tugiye kubereka kugira ngo nawe umunsi umwe uzagire indoto yo kuba bakoherereza akantu nk'aka kavuga ngo welcome to the YouTube Partner Program. Ibi ni ibintu bishimisha cyane kuko uba ugiye gutera indi ntambwe yo kugira ngo ugere ku nzozi zawe zo gutangira gukora ku mafaranga nk'uko twagiye tubibona mu mavideo, nk'uko nagiye mbibereka. Twihuse rero reka dutangire kuri part 1, dusobanukirwe icyo bita amasaha ibihumbi bine. Ibi nagiye mbivuga nuko mbigarutseho. Amasaha ibihumbi bine bivuze ko abantu barebye video zawe mu gihe kingana n'amasaha ibihumbi bine yose hamwe mu mezi 12 gusa. Ni ukuvuga ngo mu mezi 12 ashize, icyo gihe iyo winjiza amasaha ibihumbi bine uba wemerewe kuba wahita wapurayinga icyo bita YouTube Partner Program, ukaba watangira gukora ku mafaranga. Ikindi rero navuga aha ngaha ni ukuvuga ngo ntibivuze ko ari abantu ibihumbi bine gusa, ahubwo ni igihe cyose abantu bose bamaze bareba video zawe. Igihe bagenda bareba video zawe, ayo masaha uko agenda yikuba nibwo ushobora kuba waba umu YouTube Partner Program cyangwa ukaba waba umukozi wa YouTube. Igihe abantu rero bagenda bareba ibihangano byawe, iyo ubigezeho hamwe n'abasubscribers 1000, uba wemerewe gusaba YouTube Partner Program. Ni ukuvuga ngo ibi bizagusaba gukora cyane, bizagusaba kugira ngo ugere ku nzozi zawe, bizagusaba ko abantu bazakunda ibintu byawe, bizagusaba ko abantu bazavuga bati uyu muntu ibintu dukorera nibyo. Kandi ibi bizagusaba gukora content nzima, bizagusaba gukora ibintu byiza bituma abantu rwose batinda kuri video yawe, batinda kuri ayo amasaha ibihumbi bine, kugira ngo ugere ku nzozi zawe zo kuba bakohereza message ivuga ngo welcome to the YouTube Partner Program. Twihuse rero tugeze ku mayeri ya kabiri. Amayeri ya kabiri cyangwa part 2 ni uburyo bwo guhitamo content. Ni ukuvuga ngo aha ngaha icyo nshaka kubabwira, uburyo bwo guhitamo content. Iyo ushaka kugera kuri ayo masaha, ugomba guhitamo content abantu bakunda kureba igihe bari kwitabira ibintu byawe. Ni ukuvuga ngo niba ukora content wenda ugomba kwibanda ku bintu abantu bakunda kureba, uburyo twakora editing. Ibyo ni ibintu abantu bakora, tutorials niko navuga, video zigisha abantu ukuntu ukoresha software, video uko ukora branding YouTube zawe, uburyo usobanurira abantu, uburyo twakoramo podcast. Ubona ngo abantu bakunda ibintu bibasobanurira mu mwanya batiriwe bajya gushakisha. Ikindi, abantu bakunda amakuru agezweho, ukababwira amakuru agezweho, ukababwira inkuru za YouTube zigezweho, uburyo ushaka kurikodinga, ushaka gukora amavideo. Ibyo ni ibintu abantu bakunda. Rero hitamo content zawe ziryoheye. Buri gihe ibuka gukora cyane long form content. Kora video y'igihe kirekire wigisha abantu, kugira ngo aya masaha bya bihumbi bine twari turi kuvuga uzabigereho. Ibyo bizatuma ukomeza gukora cyane, ukomeze gukora ibintu bya abantu bakomeze babirebe, babe bakongera kuri ayo masaha nk'uko twari tubivuze. Ibyo rero bijyana ni content nzima, content nziza abantu bareba, umuntu ntarambirwe, kandi content nziza yigisha ibintu bikaba byiza kugira ngo nawe uzatere imbere. Tugeze kuri rero ku mayeri ya gatatu. Amayeri ya gatatu aravuga ngo uburyo bwo kongera watch time. Ibi nibyo twavugaga, uburyo bwo kongera watch time. Rero dufite hari amayeri azagufasha tugiye kuvuga aha ngaha. Reka nyakwereke amayeri ni aya ngaya. Ni ukuvuga ngo hari amayeri 5 tugomba kwiga. Niba ushaka kongera watch time yawe, aya mayeri 5 yibandeho. Hari amayeri azagufasha. Aya mbere ni playlist. Niko nagiye mbibereka, ni uburyo ukora video zawe mu buryo bwa series cyangwa mu buryo uhoraho, ukigisha abantu. Tuvuge niba uzatangira utinza uko nafunguye YouTube channel, uko nayibrandinze, uko nagiye nshyiraho video, uko nagiye njyana video yindi. Wa muntu rero uje gutangira kuri YouTube bwa mbere azagenda avuga ati wow, reka nkomeze ndebe, arebe video imwe hajya hindi. Ngo shyiraho video mu playlist kugira ngo umuntu arebe video nyinshi zikurikiranye. Ni ukuvuga ngo azareba video ya mbere y'ukuntu watangiye gufungura YouTube ukoresheje Google,
Google Chrome, arebe ukuntu wazamutse, arebe ukuntu wagiye uyibrandinga, arebe ukuntu watumye iba nyine iba readable. Noneho ibyo bintu namara kubibona azagenda areba video indi mushyira indi mwereka indi. Rero dukoresha ikintu cyo bita playlist. Ikindi cya kabiri, kora icyo bita storytelling, kora video zirimo inkuru zisiga abantu bifuza kumva video izakurikira. Tuvuge wenda nkoze video yanjye nk'uko turimo turakora uruhererekane rwa gukura kuri YouTube, abatarareba mujyaho nuko tumaze iminsi dukora video, ariko mu cyumweru gitaha muzabona video. Ni ukuvuga ngo kora video ushyiraho episode ya mbere wenda imara iminota 5 cyangwa 10, abantu bazaza kubera ya video ya content yawe uri gukora yigisha ibintu, wenda bazavuga ati tuzagaruka gukora iki ngiki, bazavuga ati tuzagaruka gukora iki ngiki. Iki gihe rero bizagufasha kugira ngo ntabwo ube wabona watch time. Ikindi cya gatatu, hari icyo bita end screen cyangwa cards. Shyiraho video zijyanye n'iyo umuntu ari kureba kugira ngo akomeze. Niba umuntu ari kureba video y'ukuntu akugize amasaha, mwereka n'uburyo aya masaha namara kwinjiza kuri iyo end screen, shyiraho indi video izerekana uburyo azahita yapurayinga icyo bita AdSense. Google AdSense nabiberetse, abatarebye video murebe video iri inyuma y'iyi ngiyi, nabigira bibasobanurira. Ntabwo ushobora kuba partner program utawujuje Google AdSense. Ibyo bintu turabyigisha, mujye mubireba. Google AdSense uko yapurayinga narabiberetse, muzajye kuri video murebe. Ni ukuvuga ngo shyiraho video zijyanye n'iyo umuntu ari kureba. Niba umuntu ari kureba uko akugiza views, akeneye no kureba uko azinjiza aba subscribers. Tugeze ku cya kane, aricyo bita live streams. Izi zitanga watch time nyinshi mu gihe gito. Niba ufite abareba live 100 mu masaha 2 gusa, uba ubonye amasaha 200, rimwe gusa ukoze video abantu ijana kugukurikirana, ukoze mu masaha 2, uba ubonye amasaha 200. Mukore live stream. Icya gatanu, hari icyo bita engagement. Tekereza ku bibazo ubaza abafana bakagusubiza, bityo bakakugumaho. Abafana, abantu bawe bakureba, hari igihe bavuga bati dufite ikibazo cy'uko twakora editing wenda kuri CapCut. Icyo gihe babaze ese murabizi, niba bakubajije ibibazo bibasubize, niba bakubwiye ngo uzakore video bikore. Iki gihe rero bituma wa muntu wawe ureba video akwiyumvamo, akazakomeza kureba n'izindi video ibijyanye nabyo, kandi bikagenda neza cyane nta kintu uhombye, ndetse ukabona rwose watch time yawe iragenda izamuka, ukabona amasaha arimo aragenda. Ibyo bizagufasha rero kugenda ukura cyane, nk'uko twabibonye. Gukora icyo bita end screen ni ukuvuga ngo niba ari kureba video ahita ijya ku yindi video. Ibyo ni ibintu bigenda bifasha abantu gukura mu buryo bwose. Niba video ivuyeho hakajyaho iyindi, iki gihe iyo wakoze icyo bita end screen, iyo urangije video bahita hakwereka indi ugomba kurebaho. Ibyo bintu bikore rero, shyiramo izindi video ku buryo umuntu ari kureba ihita imusuggest kureba kuba yareba indi, kandi ukora ibintu neza rwose wigisha abantu. Ukore live stream yumvikana, abantu bareba bakunze, uvugamo ibintu by'ingenzi kugira ngo abantu barebe rwose. Ubu nta kintu kibahungabanyije, kandi bazabagumeho batabaye bored. Nk'uko umuntu ushobora gukora live stream, umuntu akaba bored, akaba yava akagenda. Tugeze rero ku mayeri ya kane. Amayeri ya kane aravuga ngo uburyo bwo kumenyekanisha channel. Aha ngaha tuyitondere. Uburyo bwo kumenyekanisha channel, hari abantu usanga tubyitiranya ngo nta masaha uzabona utamenyekanishije video zawe. Hari ikintu tujya tubona abantu bashyiraho links kuri WhatsApp groups. Niba ufite WhatsApp groups zawe, WhatsApp group ariko nivuga ntabwo ari iyo ibonetse yose. Tuvuge niba ufite YouTube channel yawe, kora WhatsApp group y'abantu bareba ibintu byawe, nurangiza aba bantu bagukurikirana ujye ubahereza ya links. Iyo link izaba ibibutsa kuba bagaruka kureba ya video amavideo yawe, kugira ngo bamenye bigireho n'iki byose. Ngo shyira links kuri WhatsApp groups, ariko yaba atari kuvuga ngo hari ikintu cya channel zacu kuvuga ngo tugihereje umuntu utayireba, umuntu arazafunga ko ntazareba. Ikindi, koresha Facebook groups zifitanye isano n'ibyo ukora. Ni ukuvuga ngo niba ufite account yawe cyangwa YouTube channel yawe yitwa nk'uko twitwa MD Empire, kora icyo bita MD Empire kuri Facebook. Ujye usangiza n'abari kuri Facebook. Uwo muntu kuri Facebook azaza akandeho, aba yakuzanira amasaha wifuza, aba yaza kugira ngo ukomeze kumenyekanisha channel yawe, umenyekana ahantu hose. Koresha icyo bita
koresha icyo bita Facebook, koresha icyo bita TikTok, Instagram, ibyo bizagufasha kugira ngo ubone channel yawe ikure kuko abantu benshi bazayimenya. Hari abantu umuntu uba uri kuri WhatsApp ataragize amahirwe yo kuza kuri YouTube, icyo gihe bizamuha amatsiko yo kugira ngo azagaruke kureba, azaze kuri channel yawe anarebe ibyo ukora. Fata inyandiko ngufi ya caption zituma abantu bifuza kureba video yawe. Ni ukuvuga ngo uje gukora amashoti atarambira abantu bakaba baza bakareba, bakaba abantu mbese urumva twese abantu dukunda ibintu byoroshye. Niba ushyizeho video ntoya, video abantu bazavuga ati oh uyu muntu yakoze video, reka tujye kuri ino video, no ku zindi video ze turebe. Iki gihe rero bizagufasha kugira ngo ukomeze gukora ku murongo wawe wa YouTube channel, kandi rwose abantu bazishima kubona ibintu byawe. Nibabibona bazagusura kuri channel yawe, nibabibona bazakora ibyo kuri channel yawe, kandi bizabashimisha cyane, bizabaha kuba batera imbere, batuma urubuga rwawe rutera imbere muri byose, kugira ngo wenda ikindi gihe nabwo bazaze kuri channel yawe bishimye. Ni ukuvuga ngo wowe icyo ugomba gukora, ikintu cya mbere cyo ugomba gukora, ugomba guhuza ni ukuvuga ngo social media yawe cyangwa ntuza YouTube content yawe cyangwa YouTube, ndavuga YouTube video yawe, ugomba kuyihuza n'amasocial media yawe. Igihe uzayihuza n'amasocial media yawe bizakorohera kuba abantu bakumenya, kuko kuba ufite YouTube channel gusa, ukaba ufite YouTube channel yawe ariko ukaba utayihuza n'abakureba, ntabwo ibintu cy'igihe nta kintu, ntabwo wamenyekana. Ni ukuvuga ngo ababa bari kuri YouTube baba ari bakeya. Ibyo bintu rero ntabwo bizatuma ukomeza gutera imbere nk'uko bisanzwe. Bizagenda bigusubiza inyuma, ariko nugira ikintu cyo kuba wenda wahita umenyekanisha YouTube channel yawe, iki gihe bizagutuma na wa muntu utabizi, na wa muntu ugenda uri inyuma, bizatuma iki gihe atazamenya ibyo ukora. Ariko nk'uko twari tubibonye aha ngaha rwose, dukora icyo bita uburyo bwo kumenyekanisha channel zacu ku masocial media yandi dufite, kugira ngo bigende neza. Tugeze rero kuri part 5, monetization strategies nyuma yo kugera ku bihumbi 4. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kugera kuri ayo masaha, usaba icyo bita YouTube partner. Aha ngaha icyo bita YouTube partner program, aha ngaha nk'uko nabibabwiye, YouTube iyo umaze kugera kuri ayo masaha 4,000 nuko ufite subscribers 1,000, YouTube ihita ikubwira ngo welcome to the YouTube partner program. Ni ukuvuga ngo icyo gihe usabwa uhabwa uburyo bwo gushyiraho AdSense. Uburyo bwo gushyiraho AdSense narabibabwiye, uburyo bwo gushyiraho AdSense narabiberetse muri video, abatarabye video muzabireba kugira ngo amafaranga atangire kuza, kuko urumva ubaye umukozi wa YouTube. Niba ubaye umukozi wa YouTube rero, icyo gihe niba ubaye umukozi wa YouTube, YouTube niyo igomba kuguhemba. Ugomba guhembwa kuri YouTube, kuko YouTube yabonye ko wageze ku byo yagusabye. Niba rero YouTube yabonye ko wageze ku byo yagusabye, ikintu cya mbere cyo ugomba gukora, ugomba guhita usaba YouTube, ugomba guhita ukora icyo bita AdSense, wuzuza ibyo bita AdSense. Iyo wujuje AdSense, bivuga ngo AdSense wujuje, iyo umaze kuyuzuza, utangira guhembwa, kuko YouTube yakwemereye ko uri mu bakozi bayo. Iyo utangiye guhembwa, nibyo nagiye mbereka, ni ukuvuga ngo iki gihe uba utangiye kubona umusaruro wawe, uba utangiye kubona ibyo wakoreye. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu tubyitondere, nk'uko nagiye mbibabwira, tubikore neza, tubikore twishimye, kandi tubikore tubizi neza ko ibi bintu bizadufasha mu rugendo rwacu. Ni ukuvuga ngo rero wowe niba ubonye ikintu cya mbere ubonye YouTube ikwemereye ko ushobora kuba umukozi wayo, hita ukora iki kintu, applying icyo bita
Google AdSense, icyo gihe nuwapurayinga Google AdSense bizagufasha rwose gukomeza kugendera ku murongo wawe neza, kandi YouTube kuko izaba igushimiye ibona ko uri umukozi wayo, izagufasha nawe ukomeze ukore video nziza, ukomeze ugere kandi igihe uzabona n'umusaruro, ushobora no icya mbere kubona umusaruro mvuga, ushobora no kongeraho izindi nzira. Affiliate marketing murabizi ko ikintu wamamaje bashaka kwishyura, sponsorship deals, abandi bantu aba sponsors bashaka kuza bakubwira ati twamamarize, icyo bita super chat cyangwa membership. Ibi ni ibintu bizagufasha kuba rwose watera imbere ukagera kure, abantu bazaza bazigura intuza yawe kandi bizagenda neza, uzatsinda, mbese muri make uzakora ikintu cyiza kandi kizagufasha muri byose. Ni ukuvuga ngo rero noneho niba wifuza kugera ku bihumbi bine, amasaha y'ibihumbi bine mu buryo bwihuse kandi bworoshye, fata izi strategy uzishyire mu bikorwa, uzabona impinduka mu gihe gito. Ntibagirwe gukora subscribe kuri MD Empire TV, tubagezaho ibiganiro byiza kandi dukurane, dusubire mu video itaha, turabakunda cyane, murakoze cyane.